Alright, nitwa Friday Table and this is the table and when the table update twishimiye urukundo mukoze kudukunda kuri our platform, the way you are liking our videos, the way you are following us, the way you are commenting, liking and making us proud of doing what we are doing. Guess what? It's today, it's a starting of the week. It's a Monday. It should be next day. It should be another day of your location. But today we are in a table update. So tukuzanira buri kimwe cyabaye mu cyumweru cyashize, tukuzanira buri kimwe cyatambutse, buri kimwe cyose cyabaye ku buryo tugifata tukagishira mu nkuru zigera muri zirenga 5 muri entertainment, tukagishira mu nkuru zirenga 5 muri sport, ndetse tukaguhereza indirimbo zakunzwe zigera muri 5 mu Rwanda ndetse n'5 muri Afrika. We are the table update. We are the table. We are platform of youth. We are platform of content. And guess what? It's starting. It's again, you are back and you are the table. We are the table official on YouTube. We are the table official on Instagram. We are friends, followers, and then we kept moving. Ani kuwa mbere n'umunsi abantu bose batangiyeho icyumweru. It's a day akurumwe wese abavuga ati reka njye gukora, but then you can sit down, then you follow the 30 minutes, iminota irenze 30 cyangwa se iri munsi y'isaha, and then ukareba ese n'iki cyagiye muri weekend agitrendinga, n'iki cyagiye mu cyumweru cyose igihe twari turi busy turi gukora. I will prove that. I will prove ko twaguhereza buri kimwe. I will prove ko twaguhereza content zikunogeye. So we make a brief of everything and you are the table update. Today you have numbers of content, you have numbers of topics that you are going to talk. Turaza kuvuga kuri Pant Kid, numwe mu bantu bavuzwe cyane muri weekend, numwe mu bantu bavuzwe cyane muri week ya trendinze mu binyamakuru byo mu Rwanda ndetse no hanze. Turaza kandi kuvuga kuwitwa The Ben, umwe mu bantu twavuze muri table update y'ubushize cyane. Ubu ngubu noneho tugarutse tuvuga ku bukwe bwe. I guess what? Followers. Turaza kandi tuvuga ku witwa Diamond Platinum Agapfizi, umwe mu bantu cyane bakunze gutigisa imbuga nkoranyambaga iyo yaje arabikora. So numwe mu bantu bagiriye igitaramo muri Uganda ndetse aza no kugira umwanya wihariye cyane wo kuganira n'itangazamakuru ndetse n'abakunzi be mu gihugu cya Uganda. Turaza kandi kwisunga uwitwa turaza kwisunga ibinyamakuru bitandukanye, hanyuma tuvuge ku mubyinnyi ukomeye cyane mu Rwanda uwitwa Titi Brown. Titi Brown wamaze igihe kirenga amezi 7 afunze, nawe turaza kumuvuga ese niki cyamuvuze muri weekend, niki cyagaragaye mu rubanza rwe, cyangwa se wenda ese urubanza rwe aromeze rute, turaza kubivugaho. And then nk'ibisanzwe turaza kuvuga kuri sport. Muri sport yacu uyu munsi turaza kuvuga kuri pre-seasons ku bantu bakurikirana Premier League cyane, niyo dukunze kuvugaho. Turaza kuvuga kandi kuri zi pre-season zagiye ziranga amakipe atandukanye ariyo nka Manchester United, Liverpool, Arsenal ndetse n'izindi zose. Turaza kuvuga ku ma transfers aho tubwibande kuri Arsenal ndetse yes, Arsenal irimwe mu makipe yibanze cyane muri transfers muri iki cyumweru. Turaza kandi kuvuga kuri Liverpool transfers zivugwa muko abarabu bari kujya bagura abakinyi bagenda bihererana abakinyi batandukanye. So don't turn on and then I will come up with the songs that we promised you. It's a table update. Yes, nk'ibisanzwe dutangira twifuriza abantu kugira ibihe byiza, but then tukavuga ngo abantu bitagenze neza, tukavuga ngo uko biri kose bizagenda neza, uko biri kose twizera ko Imana ishobora kubagirira neza. Today bikanga, ejo bikanga, but the day after tomorrow bikagenda neza. Nimba uri mu bitaro, nimba urwaye, urimo kureba iki kiganiro, we hope and we pray ko tomorrow gonna be better. It's a table update today. We are Monday. We are day of the starting of the week. Guess what? Tukuzanira buri kimwe cyose cyaranze icyumweru. Iminsi 7 yose yatambutse, hari byinshi cyane byaravuze muri entertainment. But we take a brief, we take together and then we provide the main topic. Guess what? Today, my name is Fred and the host of the table update. Guess what? We come next. Yes, with the one next we start up with topics zaranze iki cyumweru.
nimba wari uri mu Rwanda, nimba wari ahantu hatandukanye mu bice bigize igihugu cy'u Rwanda, muri East Africa, ushobora kuba warumvishe inkuru. Nimwe mu nkuru yaranze icyumweru cyangwa se yaranze ibinyamakuru bitandukanye, ibinyamakuru nk'inyarwanda, igihe, ibintu byose, Carte Presse ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni inkuru yavugaga kwitwa Prince Kid. Uyu Prince Kid abantu bamenye cyane muri Miss Rwanda, aho yateguraga ndetse cyangwa se kampani yateguraga irushanwa rya Miss Rwanda. Ni umwe mu bantu bavuzwe cyane mu mpera z'umwaka ushize wa 2022 bitewe n'ibibazo byajeho, bivuga ko hari abakobwa cyangwa se hari ba nyampinga bajyaga batwara amakamba ariko batabiharaniye. Bivugwa ko bajyaga batanga ruswa y'igitsina cyangwa se wenda bagasabwa kuba bakora imibonano gahato. So bivugwa ko uyu Prince Kid ashobora kuba ari we wabigiragamo uruhare. But then uyu Prince Kid yaje kugenzwaho icyaha na RIB ndetse biza kugaragara ko yagombaga gufungwa. But then igihe cyarageze araburana. Uyu Prince Kid yaje kugirwa umwere imbere y'urukiko kuko byagaragaye ko ubushinjacyaha ibimenyetso bwatanze bitari bifite ishingiro. Bigaragara ko amajwi yasakaye hirya no hino, abantu benshi barayibuka cyane uwitwa Prince Kid asaba Happiness witwa Muheto. So byagaragaye ko aya majwi yabaye edited ndetse aza guteshwa agaciro. Uwitwa Prince Kid arafungurwa ndetse asohoka mu rukiko yemye. But then today tugarutse tuvuga ngo uyu Prince Kid still ubushinjacyaha bwongeye kuizinga issue, bwongeye kuzamura ikibazo. Baravuga ati twabonye noneho andi majwi mashyashya yumvikanisha Prince Kid akora bya bindi n'ubundi twamushinjaga, harimo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, uwitwaje ububasha wenda ubufite. Uyu nguyu Prince Kid Mamuzi yari ayoboye nyine irushanwa rya Miss Rwanda. So mu bigaragara nyine byasabwe ko aza gusubizwa mu rukiko. Kuri wa gatanu rero uwitwa Prince Kid yaje kwitaba urukiko aherekejwe n'umugore we Miss Iradukunda Elisa, ndetse baza nk'ibigaragara baza kuvuga ko cyangwa se abunganira Prince Kid baza kuvuga ko ayo majwi batayashize muri systeme kuva kare, kubera ko ayashizwemo yarumvishijwe, bumva ko ari byahinduwe, ko ari byakozwemo nyine bitari byo. And then ubushinjacyaha buvuga ko amajwi mashyashya agaragaza Prince Kid ko yakoze cyangwa se ko ashinjwa iki cyaha. Then ubushinjacyaha bwaje kuvuga ko aya majwi nyine bwagombaga kuyashyiraho bitewe na update cyangwa se bitewe n'igihe urukiko rwari rwanduriye ko urubanza ruzasubukurwa. Ariko gusa byaje kurangira urukiko bitewe n'uburyo baburanye cyangwa se wenda no guterana amagambo cyangwa se mu mpande zitandukanye, uyu Prince Kid ataburanye, ahubwo urubanza rwe rwimurwa ku itariki cyangwa se rushyirwa ku itariki 15 Nzeri muri uyu mwaka cyangwa se umwaka wa 2023. So Prince Kid wagaragaye mu rukiko asa nk'uwakomeretse ikiganza cyangwa se wenda agaragara ko yari afite imvune ku kiganza. So ni umwe mu bantu bakunze cyane kwitabirwa n'ibinyamakuru, kubera ko ni umuntu nyine ibinyamakuru biba bigomba kumenya ngo zigutya na gutya. Yes, ni umustar, arazwi cyane, yigeze kubaho umuhanzi. So Prince Kid rero amakuru avugaho nayo ngayo y'ingenzi. So we hope ko wenda ni icyaha ni kumuhama, wenda bazamufunga sava, icyaha ni kitamuhama, kandi tumwifurije kuzava mu rubanza cyangwa se mu rukiko ayemye. So that was our point, that was our topics on Prince Kid. Let's see the next. Yup, we again with the next topic. Twabivuza cyane turabwira ngo uyu munsi turavuga kwitwa The Ben Mugisha Benjamin, ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane, ni umwe mu legend, ni umwe mu bantu bamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye, ni umwe mu bantu bakunzwe cyane mu muziki nyarwanda, ni umwe mu bantu bakunzwe cyane bitewe nuko ari wa muntu nyine udashyira amakuru ye hanze, ari wa muntu buri quiet at all, ni wa muntu udakoresha social media kugira ngo ubuzima bwa buri munsi bwe bujye hanze. So icyo kigatuma inkuru yose ya The Ben isohotse buri wese bafite amatsiko yayo. But today ubushize twavugaga ko yari ari mu Rwanda, aho yari kumwe n'umugore we Uwikeza Pamela, umwe basezeranye muri Siva cyangwa se abagiye mu murenge nk'uko bamwe babyita.
So now turimo kuvuga ubukwe bwa The Ben. The Ben ni umwe mu bantu bategerejwe cyane mu Rwanda, arakunzwe sava. Badeni baravuga ati kubera iki The Ben noneho atari wa muntu ushobora kuza ngo akore ubukwe, kubera iki atari wa muntu nyine ushobora kuza ngo abane na Pamela. Yes, na abantu bahorana hafi. Yes, The Ben aba hanze akora umuziki hanze, ariko ni wa muntu nyine uhorana n'uwitwa Pamela, ni umugore we. Then bivugwa ko ubu bukwe kubera ko na Amakuru agaragara nk'aho ari ibanga kubera ko ava mu bantu ba hafi ba The Ben, bivugwa ko ubukwe bwabo buri mu mpera z'uyu mwaka. Nuvuga ngo ni tariki 27 Ukuboza muri uyu mwaka. Ni ubukwe noneho igitangaje buzabera muri convention. Ni gake cyane twumva ngo uyu muntu ngo yagiye ngo afata sale ya convention center and then aragenda arayikodesha cyangwa se aragenda ayikoreramo ubukwe. Ntabwo turabyumva, of course nimba binahaba sava, ariko twe ntabwo turabyumva mu bahanzi mu basitari batandukanye. So today rero turi kuza tuvuga The Ben, umwe mu bantu bakomeye cyane, umwe mu bantu bazakorera ubukwe muri convention center. So that was it. Ni The Ben uri mu Rwanda, ni The Ben watembereye ahantu hatandukanye, ni The Ben nyine ukomeje muri aka kanya kwigaragaza mu maso y'Abanyarwanda. So tumwifurije ubukwe bwiza kandi we hope akuzabubona abantu bazabutaha. Sinzi nimba kubutaha biba byoroshye, ni umustar of course, and then we hope ako buzagenda neza. So ushaka indirimbo ya The Ben wajya kuri platform iwe and then ukazireba ukazikunda, and then wamara kuzireba ukaza ugakunda our platform. Twitwa Fred, twitwa The Table Official. We host a table update. Guess what, we come next. Right, nkuko twabasazeranyije, today we are talking about Gapizi, Diamond Platnumz, bamwita Diamond. Ni umuntu ukomeye cyane muri East Africa, ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane bashobora kuba bagira amakorabo menshi cyane muri Africa. Ni umwe mu bahanzi bigaragaje mu buryo aririmbamo, mu buryo yadapta ku njyana zitandukanye, kuri za amapianos, injyana yo muri Tanzania, ni buri kimwe cyose, ku buryo iyo umuhaye club cyangwa se iyo umusabye club ntabwo bigutindira. Ni umwe mu bahanzi b'abahanga bazi kuririmba, bazi gutegura imbuga nkoranyambaga ubundi bagatwika koko. Asa today mu cyumweru cyashyize uyu Diamond Platnumz yagiriye uruzinduko cyangwa se yagiye mu gitaramo muri Uganda. Ni igitaramo cyaranzwe no kuba cyaritabiriwe cyane n'abantu benshi. Diamond arakunzwe ku rwego rwo hejuru ku buryo ahagiye hose abantu bitabira koko. So uyu Diamond umaze kumenyekana cyane muri bamwe mu bantu cyangwa se mu bahanzi bakunze kugira performance yo ku rwego rwo hejuru. Uburyo aba yambaye, uburyo ababyina, uburyo abaperforminga, ababyina, ni umuntu ukomeye cyane, ni umuntu w'umuhanga ku buryo buri wese yakwifuza kureba his show cyangwa se igitaramo cye. So today turaza tuvuga Diamond wakoreye igitaramo muri Uganda. Igitaramo cyari kimeze gute? Igitaramo cyagenze gute? Igitaramo cyabangirijwe n'iki? So ni mutwe tuntu tudasanzwe twaranze icyo gitaramo. But then turaza kwitsa cyane ku cyo bita media tour. Uyu mugabo akigera muri Uganda yakiriwe cyane mu bitangazamakuru. Ni ibitangazamakuru byamwakiriye, abasha kuzenguruka ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Uganda, bimubaza se Diamond wari umeze gute, umeze gute, umuziki uragenda. Ni ibisanzwe nyine iyo umuntu yinjiye mu gihugu agomba kwinjira akinjirana n'itangazamakuru, hanyuma abanyagihugu bakabasha kumumenya cyangwa se bakabasha kwitabira igitaramo. So uyu muhanzi bamubajije ikibazo kimwe kuwitwa Spice Diana. Uyu Spice Diana ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane bazi kuririmba koko. And then bamase hari projet runaka bafitanye n'uwitwa Spice Diana. Diamond atazuyaje yaje gusubiza ko izi projet koko azirahari. Yababwiye ko uyu Spice Diana ni umwe mu bakobwa cyangwa se mu bagore bari gukorana indirimbo na Diamond, abundi ikazasohoka mu gihe acyavuga. Bitsa baramubaje ati uyu Spice Diana ko Diamond ni umwe mu bantu abakunze kugaragaraho ko iyo bagiye gukorana indirimbo n'abahanzikazi cyangwa se n'abahanzi b'abagore bigaragara ko bagirana relationship idasanzwe, harimo bazari bande bose bazucu mwagiye mubabona bagiye bagirana umubano udasanzwe n'uwitwa Diamond Platnumz. Asubiza kugaragara ko uyu Diamond Platnumz bamubaza ese koko n'uyu nguyu hari umubano udasanzwe muzagirana cyangwa se mutegura kugirana. Diamond arababwira ati birashoboka, yes of course tuzakora indirimbo, birashoboka ko twawugirana uwo mubano, yes ni inshuti yanjye bimeze gutya na gutya
dukorana akazi ka buri munsi, but then bamubaza ku byo kuryamana avuga ati ntago ngiye naryamana na Spice Diana, gusa aza kuzana n'akantu kavuga ngo biramutse binabaye, mbese bishobora kuvuga ngo bishobora kuba sava byakunda, ariko Diana aravuga ngo biramutse binabaye byaba ari amahitamo cyangwa se wenda yaba ari amahirwe ay'Imana, bwaba ari ubushake bw'iki bw'Imana. So uyu Diamond ni umwe mu bantu bakunze gutera story cyane iyo ari mu bitangazamakuru, abantu baraseka koko. So iyo story ya trendinze, abantu batekereza vuga se koko agiye kujyana na Spice Diana, umwe mu bakobwa bakunzwe cyane muri East Africa ndetse muri Afrika muri rusange, ese koko uyu muhanzikazi ashobora kuzaryamana na Diamond. Diamond umwe mu bantu batishyira cyane iyo bigeze ku gitsina gore, so he's good, he's treating anyhow. So uyu muhanzi nanone baramubaza ati se hari umuba muribuka ko yatandukanye n'uwitwa Zari, baramubaza se Diamond hari undi mubano wihariye wawufitanye n'uwitwa Zari? Diamond atazuyaje arasubiza ati nta mu wundi mubano dufitanye, Zari ntabwo tukivugana cyane. Then urumva abantu benshi bari bafite amatsiko, se uyu Diamond koko yaba agifitanye wa mubano yari afitanye na Zari? So ni Diamond ubu ngubu uri guhitinga cyane, Diamond umeranye neza n'uwitwa Zuchu, ni Diamond ufite indirimbo hanze nshyashya yafatanyijwe n'uwitwa Jux. So muri make ni Diamond nyine uri update, ntabwo twari kugenda twavuze gusa. Then still hari akantu kavuzwe cyane mu bitangazamakuru ndetse kanaragaragaye muri show. Uyu muhanzi yagaragaye aririmba indirimbo z'uwitwa Yose, umwe mu barigenti cyane bakomeye hariya muri Uganda, ndetse biza guha isomo n'abandi bahanzi bose, cyane cyane nk'abanyarwanda bavuga ngo kujya kuri stage bashobora kuririmba indirimbo z'umuntu wenda witabye Imana, but then Diamond yaragiye arabikora. Diamond yaragiye aririmba indirimbo za Yose Chameleone. So it was that, and then we keep on that, and then we meet next for the next topic. For was done subscribers together. So we think ko muri entertainment it was that, but then twagenda twababwiye ko uwitwa Titi Brown numwe mu bahanzi, I mean numwe mu babyinnyi bakomeye cyane mu Rwanda, numwe mu bantu bagaragaye ko bafashije umuziki nyarwanda mu buryo yabyinagamo. Gusa today numwe mu bantu bamaze amezi 7 bafunze bari muri gereza ya Mageragere. So uyu Titi Brown byaje kuvuga ko cyase byaje guhisa ko uyu nguyu Titi Brown mu bipimo byari byafashwe bijya kugaragaza ko umukobwa yateye inda, cyangwa se bavuga ko yateye inda ari we, umwana ari we uyu Titi Brown. Byagaragaye ko ibipimo byagaragaye ko uyu nguyu atari we wamuteye inda. Gusa still ntabwo uyu nguyu yigeze afungurwa, ntabwo yigeze ajya mu rukiko, gusa biracyavuga ko noneho hagiye gukurikira cyo kumushinja cyo gupima koko se yaramusambanyije. Yes, birashoboka ko atamuteye inda, but then ese koko yaramusambanyije uwo mwana. So ni umwe mu bantu nyine bahora bavuga ku mbuga nkoranyambaga, mu bantu nyine bahora bavuga cyane se koko uyu muntu kubera ko adafungurwa byagenze gute. But then reka dutegereze nyine urukiko, ubucamanza icyo buzamukorera, tubone Titi Brown ari wa muntu nyine ugaruka, nimba wenda adahamwa n'ibyaha, ari wa wundi ugaruka akaza mu kubyina, akaza kuryoshya umuziki nyarwanda. So it was that mu makuru twari dufite. It was entertainment. Ufite ayandi makuru wifuza ko twazakugezaho mu cyumweru gitaha, atwandikire down, and then I will come with a sport. Today with the sport we come, and then we talk a sport, we talk Premier. Ni cyumweru cyagaragayemo pre-seasons cyane cyane Manchester United, Arsenal ndetse n'izindi. So izi pre-season zatangiye icyumweru gishize twabonye iyitwa Manchester United. Impamvu tuyihereyeho nuko ari imwe mu kipe yagaragayemo umunyarwanda witwa Imran. Uyu nguyu ni umwe mu bakinnyi bakiri bato bazamukiye muri academy ya Manchester United. Ni umwe mu bantu bafite umubyeyi n'umunyarwanda, ndetse bihuhisa ko u Rwanda rushobora kuzamwegera ruri mu biganiro nawe kugira ngo aze ajye akinira Amavubi. So uyu Imran ni umwana muto cyane, umwana wihuta, umwana ukina nk'umuwinga, akina nk'uwataka. So ni umwana ubona ko nyine afite future, afite umupira mu maguru. So ni umwana nyine wazamutse still no muri academy ya Manchester United, yari afite ibitego byinshi. So ni umwe mu bantu nyine ushobora kubona ukavuga ati uyu nguyu afite ahazaza heza. So ni umwe mu bantu nanone batanze assist, biza kumuviramo kuba on the match, cyangwa se aba umwe mu bantu bayoboye umukino mu bakinnyi bitwaye neza mu mukino. So that was it. Bya umukino waje kurangira uwitwa
Manchester United itsinze Leeds 2-1 ndetse n'umukino wabereye Oslo muri Norway. So that was it. So ni pre-season zikomeza rebe ko muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe shampiyona izagaruka muri August cyangwa se mu kwa munane yatangira amakipe yose ahagaze neza. So then dukomeje kuri kuma transfers cyangwa se kuma mercato cyangwa se kugura n'igurishwa. Uyu munsi turavuga ikipe yitwa Arsenal. Arsenal ni imwe mu kipe yagaragaye yerekana uwitwa Rice Declan. Uyu Declan waguzwe miliyoni 105. Ni amafaranga menshi cyane ku buryo ashobora kuba ayoboye urutonde rwa transfer zose azihenze. So uyu Declan yaje kugurwa amafaranga, Arsenal iramwerekana. Ni umwe mu bantu bitezwe ko, ni umwe mu bakinnyi bitezwe ko bazerekana impinduka muri Arsenal. Arsenal yakoze cyane. Arsenal shampiyona ishize cyangwa se umwaka ushize yagaragaje ko ari imwe mu kipe iri gutanga akazi cyangwa se yerekana ahazaza nyuma yo kumara igihe kirekire cyane football yayo iri hasi badatwara ibikombe, ariko ni Arsenal yagiye muri Champions League, ni Arsenal iri guhatana, ni Arsenal itangiye hatana ku isoko, ndetse twizera ko hano mu gukina bisanzwe izahatana. So ni Arsenal kandi yagaragaye igura uwitwa Julian Timber nawe waguzwe miliyoni 40. So ni umukinnyi nawe yes, ni 40 zifite add-on cyangwa se zishobora kongerwaho 5 bitewe na impact cyangwa se bitewe na achievement ababiteze ku mukinnyi. So uyu Julian Timber nawe ni umwe mu bakinnyi nyine bitezweho ko bazagirira akamaro Arsenal nyine ubona ko ari mu makipe ari kwiyubaka. And then ntabwo twajya tutavuze ko yitwa Liverpool ni imwe mu makipe nayo yes yavuzwe agura abakinnyi, but then now turimo kureba ikipe z'Abarabu za Etihad, za Ettifaq, za Al Ittihad. So ni zimwe mu makipe zihanze amaso abakinnyi b'Abanyaburayi, ni imwe mu makipe nyine ziri kwigarura football bitewe n'abakinnyi ziri kugenda zigura. So turi kuvuga Liverpool igiye gutakaza uwitwa Jordan Henderson, umwe mu bantu bakomeye cyane banabaye kapiteni w'iyi kipe. So turimo turavugana none uwitwa Fabinho nawe arimo kugenda. So ni abakinnyi nyine bari muri deal cyangwa se bari kwirwaho n'aba barabu bashaka kuvuga ati okay reka tubazane. Ni Abarabu twabonye bajyana Cristiano Ronaldo, ni Abarabu twabonye bajyana ba Kante, bande bose. So ni Abarabu nyine bajyanye ba Benzema. Ni amakipe nyine, ni amakipe yaho ari kwiyubaka ashaka kuvuga ati reka dufate noneho ya mazina akomeye yayandi y'Iburayi ubundi no tugende twubake umupira wacu. Twabonye ubwo ikisi cyarangiraga Abarabu batangira kwitinyuka bitewe n'ukuntu nyine bakiriye ikisi, bacyakira neza buryo abantu batatekerezaga. So ni bimwe nyine mu bintu nyine byaranze iki cyumweru muri Liverpool. So ntabwo turi buvuge byinshi, amakuru y'ingenzi yarayo ndakeka ntabwo tuvuga byinshi. Ufite wenda igitekerezo waduhereza watwandikira munsi, and then dukomeza tubahereza amakuru agezweho. So mbere yuko tuza kuri our next topic aho tubahereza indirimbo zitandukanye 5 muri Afrika n'5 mu Rwanda, kanda subscribe nyabuna. Nimba utari wakanda subscribe yiduhereze, cyangwa se wenda nimba uzi mugenzi wawe utarakanda subscribe musharinge nawe ajya abona uko adusangiza ibitekerezo bitandukanye, adukomentinga, ajya abona ikiganiro mbere ukane no kukazogera kugira ngo tugire aho tugera. Twicara hano tugategura amakuru, tuba tuzi neza ko nyine muyakeneye bidasabye ngo ujye ku mbuga zitandukanye ugende ufate ikiganiro cy'amasaha 5, no ufate ikiganiro cy'amasaha 2 gusa. Waza hano ukumva mu minota 20-15, mu minota 30 ukumva buri kimwe cyose kiba cyateguwe. So nayo ngayo, and then let's come with a next topic. It's a music, it's a playlist, it's a table of music. Yes sir, today we have numbers of music. I guess what, urumva indirimbo muri Afrika ya kane ari yihe? Twandikire indirimbo ya kane ni yihe. Reka duhere ku ya gatanu. Iya gatanu yitwa Pick Up ya Tiwa Savage. Nine mu ndirimbo yagarutse ubushize yaraje iki bintu. Of course ntabwo rero twabura kuyigarura muri playlist. Tugendera ku bitekerezo byanyu mwatwandikiye tukavuga ati why not no tutayizana kuri iyi playlist. Indirimbo ya kane ni yihe? Indirimbo ya kane yitwa Enjoy
Hey, ni Enjoy ya Jux afatanyije n'uwitwa Diamond Platnumz. Diamond twavuze mu kiganiro cyacu. So ni indirimbo nziza, ni indirimbo igaragara ko ni indirimbo ifite amagambo meza, ni indirimbo ifite uburyo ifitemo injyana yayo muri za njyana za Tanzania. Tanzania nyine ifite umuziki nyine iri kubaka ku rwego rwabo. So ni indirimbo rero twagomba gushira ku mwanya wacu wa kane, ubundi mukayonjoyinga. Jya kuri platforms za Jux and then uyirebe. Agitwa Nani cyangwa se Nane, biraterwa no kushaka kwivuga. Ni remix ya Zuchu afatanyije n'uwitwa Inos B. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo ibyinitse, ni indirimbo iririmbitse, ni indirimbo irimo amarangamutima menshi cyane. So ni indirimbo wajya kuri platform za Zuchu and then ukayibonaho ukayikunda. So niyo yaje ku mwanya wacu wa gatatu. Yes, niyo yaje ku mwanya wacu wa gatatu. Ku mwanya wa kabiri dufite yitwa I Feel by Davido. Davido, umwe mu bahanzi twavuze ubushize bavuzwe cyane muri Amerika, bavuzwe mu kuzuza yanzu mberabyombi cyangwa se yanzu yakira ibitaramo bitandukanye, hanyuma bikaza kumwitirirwa umunsi runaka, umunsi wa I think ko ari tariki 7 nimba nibuka neza. So twagombaga kumuzana muri playlist yacu uyu munsi. Yitwa Feel, yaje ku mwanya wa kabiri. Wayikunda wajya kuri platform za Davido. Yitwa King Promise. King Promise ni umwe mu bahanzi batazwi cyane, ntabwo bazwi urebye no ku ma platform ze, social media ziwe ntabwo azwi cyane, but yaje mu ndirimbo yitwa Terminator. Terminator ni imwe mu ndirimbo ibyinitse koko, ni imwe mu ndirimbo iri guhitinga muri ya njyana nyine ya Afrobeat, ya njyana ibyinitse, ya njyana buri wese yumva nyine akaryohe, akumva nyine yashaka dance. Ni mu ndirimbo ya trendinze cyane kuri TikTok, ku ma challenges. So iyi ni indirimbo twagomba gushira ku mwanya wacu wa mbere. Nimba wumva wenda twahabanyije na playlist yawe, twohereza yawe, ubundi noneho ubutaha natwe tuzarebemo, ubundi tuvuge ngo iyi playlist ni igomba kuba ya Africa. Guess what? Today we are in Rwanda. We are updating, we are providing a playlist. Ku mwanya wa gatanu mu Rwanda urumva ari ihe ndirimbo, twandikire hasi banza ukore subscribe. Ku mwanya wa gatanu dufite indirimbo yitwa Big Time. Big Time ni indirimbo ya Ivan Buravan, ndetse tumwifuriza n'iruhuko aridashye, akomeza aruhukire mu mahoro y'Imana. Ni umuhanzi wakunzwe cyane mu bihe bye, ndetse tutakubera kuvuga ko ari umwe mu bantu bitabye Imana bakabaza abantu benshi cyane. So Big Time twagombaga kwishyira kuri playlist yacu, ikaza ku mwanya wa gatanu. What is the fourth? Indirimbo ya kane yitwa Pasadena. Hey, Pasadena ni indirimbo ya Christopher. Umwe mu bantu bavuzwe cyane mu cyumweru gishize, ubwo yagaragaraga mu byumweru byashize, ubwo yagaragaraga ari kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, basabana cyangwa se berekana bifotoza. So uyu Christopher yagarutse mu nyamakuru cyane bamubaza ese wabyakiriye ute ukimara kwifotoza na nyakubahwa. So iyi ndirimbo nanone twagombaga kwigarura, yitwa Pasadena, ikaza ku mwanya wa kane. Iya gatatu ni iyihe? Twandikire. Yitwa Icupa ni imwe mu ndirimbo ya Platinum P wagaragaye nawe wa trendinze mu bihe byashize, avuga mu bibazo yagiranye n'umugore we, but then noneho agarukana n'indirimbo yitwa Icupa, imwe mu ndirimbo zigira amarangamutima, zerekana ko zishyigikira abantu basoma agacupa. So Icupa twagomba kuyizana ku mwanya wa gatatu. Ni imwe mu ndirimbo nziza, ni imwe mu ndirimbo aziririmbitse. Dufite uwitwa Aria Ways. Ni umwe mu bakobwa cyane bakomeye mu Rwanda, tutabitinyuka kuvuga ngo ntabwo ari umwe mu bakobwa bayoboye muziki nyarwanda. Ni umwe mu bakobwa bagaragara bakora imiziki gakundwa, twamumenye cyane mu ndirimbo yakoranye na Gina Kizigenza, ndetse bagirana n'umubano wihariye yitwa Away. So today tuza tuvuga indirimbo yitwa Shayo. Ni imwe mu ndirimbo iri gukundwa cyane kuri platform, ni imwe mu ndirimbo iri gukundwa cyane ku ma challenges, ku ma TikTok, ku ma Instagram reels. Ni imwe mu ndirimbo wakwifuza akumva. Shayo ni imwe mu ndirimbo twashize ku mwanya wa kabiri. Urumva iya mbere ari igihe nk'ibisanzwe ntabwo twajya kure y'abakunzi b'umuziki. Still Food Tour ni imwe mu ndirimbo yagaragaye cyane, yakunzwe n'abanyarwanda.
ifata imitima iragenda irayifatira yomora cyane cyane imitima ikunda. Aso ntago twabura kuvuga uwitwa Element ni umwe mu producer bakomeye cyane, umwe mu producer bamaze gufata umuziki nyarwanda bakawukora koko bakawuki icyerekezo imwe muri mu gukunda jingo ye yitwa Ele. So uyu Ele then yaraje afatanya n'uwitwa Roscan, afatanya n'uwitwa Bruce Melody, badukorera indirimbo yitwa Food Toy, imwe mu ndirimbo yakorewe mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda ahitwa ku Kibuye. Ni indirimbo nziza, afite video nziza, ni imwe mu ndirimbo nyine igaragara ko abanyarwanda bayakiriye neza. So yari ku mwanya wa mbere, niyo ndirimbo twashyize ku mwanya wa mbere. Nimba wabikunze, nimba wadukunze, nimba wakunze ibyo dukora, liking or following or subscribing, and then twitwa The Table Official, uragenda turebe, twitwa The Table Official kuri Instagram, twitwa Fred kuri Instagram, twitwa Fred kuri TikTok. We gonna end up here and then we meet next time. It was Table Update. Ubundi turabakunda cyane. Hasta la vista, inshallah, see you next.